ibintu bavuganiye mu nzu kwa mama Dorcas bagomba gusubira mu nzu kwa mama Dorcas bakavuga ngo subiza abana banjye nkuko nabaguhaye ntabwo byari bikwiye gufata intera still inkuru ihari rero nuko bavuga yuko bongeye gusubirana gusa nta kibyemeza 100% ko bongeye gusubirana kuko nta masezerano twari twabona cyangwa iki tugomba kubyemera tubonye iyo contract cyangwa se umwe avuze ati dufitanye contract noneho ibintu ni amahoro naho kugenda bagahagarara hariya nkuko ndi kumwe na Prince akavuga ngo twasubiranye nta kibazo dufite ubuse none ntitwavuga nta kibazo dufite kandi nyuma ya kamera nka mutera ikofe amenyo nkayakura ni ibintu bisanzwe bibaho kuko n'abana interview batangaga bwa bavuga ati ntacyo dupfa nta kibazo dufitanye nta kintu cyabaye ni ibitero bya shitani ntacyo bigeze bapfa nta na kimwe ikibazo cyari hagati y'umubyeyi nubwo nawe bamushyize mu mwanya muto cyari ikibazo cya Cana urumva Cana rero niba yabayisubijwe bashobora kuba bayisubijwe ariko bagahita batandukana tujye tuba abakristo Mike Karangwa n'umukristo ntago yarakwiye gukora kiriya kintu nka kiri none nubwo rero nabo muri mu bantu muvuga ko Emurene yagambaniwe umva ahubwo se sinzi nimba hari ikindi kintu gishobora kuba kiri hejuru yo kugambanirwa Irene hari irindi jambo riri hejuru ryayo rifite ireme kurusha kugambanirwa ni ry'umuntu yagakoresheje umuntu rero gufata umwana wawe ari kuri rura rwego ari umwana urimba muri korari gusa Musanze akamuzana akaba ari umwana ugenda yasohokana asohotse hose bakamuga ati Imana iguha umugisha tunifotoze dufata ifoto umwana akagera kuri urwo rwego uretse ko none tutajya tureba kure kira kintu wabona ikintu wakigura twiga umuco tubanze dufata ikintu cyitwa gushima Dida niba umuntu akoze neza ubanza umushimire mbere yo gutanga izindi comment n'ibindi bintu byari byo byose ikintu cya mbere cyari gikwiye ahubwo Emurene yarakwe nk'igikombe giturutse muri uriya muryango bagafata nk'inka abanyarwanda niwo muco wacu baba bati tuguhaye inka dukurikije izina wubakiye abana